kumva mu bitangazamakuru bise coronavirus mu by'ukuri ni coronavirus imwe. Ni ubwoko bumwe bw'agakoko mu muryango w'udukoko twitwa coronavirus, kubera ko ubusanzwe nyine nk'uko nari mbivuze coronavirus ni umuryango w'udukoko ubusanzwe dufata inyamaswa ariko rimwe na rimwe tukaba twatera uburwayi ku bantu. Iyi ndwara irimo kwica abantu ku isi yose ntabwo yitwa coronavirus. Corona ni izina ry'agakoko kayitera, yo bayise COVID-19. Iyo bitegereje imiterere y'utu dukoko bise corona babona dufite ikintu kizengurutse buri gakoko kimeze nk'urugori cyangwa se ikamba. Aka gakoko karebye wagira ngo kari kuone, wagira ngo kambaye kurone, ikamba cyangwa se urugori. Niyo mpamvu bakise corona, coronavirus. Corona ni kurone mu kilatini. Ubusanzwe buri gakoko cyangwa se buri virus ibimeze nka kagapira bakinisha tennis cyangwa se agatenesi, ariko ko kaba ari gato cyane ku buryo ayo maso yawe atakabona. Inyuma kaba gashinzeho utuntu twinshi tumeze nk'inshinge cyangwa se udusumari. Bitewe n'ubwoko bw'udushinge cyangwa se udusumari dushinze kuri ako gakoko, bikorohera gufata ahantu runaka mu gice cy'umubiri cyangwa se mu tunyangingo tw'umubiri w'ikinyabuzima runaka kinjiyemo. Hari nk'utuba dufite udushinge cyangwa se utwo ndi kwita udusumari tugenda tugafata mu mazuru y'umuntu. Utwo ni nk'udukoko dutera ibicurane. Agakoko gatera ibicurane kwiyo kabonye ubukonje kaba kageze muri paradizo, gahita kororoka vuba vuba. None iyo kageze ahantu hari dogere Celsius ziri munsi ya 37 ari bwo bushyuhe busanzwe ku mubiri w'umuntu, gahita kororoka ku muvuduko munini cyane. Ariyo mpamvu abantu bakunda kurwara ibicurane iyo bagiye mu bukonje bwinshi batifubitse. Mu kanya twavugaga ku buryo agakoko kagenda kakiyomeka ku tunyangingo tw'igice cy'umubiri runaka kagafata cyane bitewe n'uko kaba gafite ibimeze nk'udusumari cyangwa se udushinge tugafasha kwiyomeka. Utu dukoko twa coronavirus ndetse n'utundi dukoko dutera indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero two dufite udushinge cyangwa se udusumari tudufasha kugenda tukiyomeka mu tunyangingo mu bihaha by'umuntu. Iyo kageze mu bihaha byawe kaba kageze ahantu hanyaho guturiza. Ako kanya kakihagera gahita kakwiza amakuru agafasha kwigabanyamo ibice byinshi, gahita gakora fotokopi zako nyinshi cyane kugira ngo wumve uburyo agakoko kororoka vuba nk'agakoko gatera sida. Iyo kinjiye mu muntu mu masaha 24 yonyine kaba gakoze utundi dukoko nkako tugera kuri miliyoni 10. Kamwe gakora fotokopi zako nka miliyoni mu masaha make cyane kakimara kugera mu mubiri neza handi kaba katuje. Coronavirus izo noneho zororoka ku muvuduko uruta wa sida, kandi noneho aho zibera mbi cyane kimwe n'ababyara bazo batera ibicurane. Uko zikoramo fotokopi ni nako zihindura imiterere ku buryo agakoko kamwe gashobora kubyara ko bitameze kimwe neza, bigatuma umuti wari usanzwe wica ako kambere utazashobora kwica umwana wako. Niyo mpamvu inkingo z'ibicurane zimara igihe gito bakazihindura bagakora izindi. Bararukora uyu mwaka, mu mwaka utaha ugasanga ntacyo rukimaze kubera ko noneho haba haravutse ibicurane bidakangwa n'ako gakingo mwakoze mu mwaka ushize. Mu kanya twavugaga ko iyo agakoko kageze mu kanyangingo k'umubiri w'ikinyabuzima gahita gashyira amakuru muri ako kanyangingo agafasha guhita gakora kopi nyinshi zako. Mu yandi magambo kifashisha umubiri wacu cyangwa se w'ikinyabuzima kinjiyemo kugira ngo kikoremo kopi nyinshi. Nk'utundi dukoko cyangwa se virusi zose, kugira ngo coronavirus ishobore gukwirakwira iyo yageze mu muntu, kugira ngo ive mu mubiri w'umuntu umwe ijye mu wundi, bisaba ko iba yageze ahantu heza ikunda kurusha ahandi hose mu bihaha byawe. Kandi aho ngaho kugira ngo ihagere ugomba kubiyifashamo. Nta maguru igira, nta mababi igira, ari nayo mpamvu iba ikeneye ubufasha bwawe kugira ngo igereyo. Ubundi yandura mu guhererekanya hagati y'abantu, guhererekanya cyane cyane amacandwe utabasha no kubona mu by'ukuri. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu abaguciriyeho, oya, abakuganiriza bisanzwe, ariko burya hari igihe hari ibintu bitagaragara n'amaso, uducandwe duto cyane duto dusimbuka mu kanwa kuwanduye. Ubwo rero iyo tuje tukakujya mu maso cyangwa se tukakujya ku munwa, mazuru, cyangwa se tukakujya ku kaboko, warangiza ukikuba mu maso cyangwa se ukikuba mu kanwa cyangwa se mu mazuru. Abantu hari igihe barangara bagakora ibyo bintu, uwo muntu ashobora kukwanduza. Cyangwa se akaba ayo macandwe arimo izo virus cyangwa se arimo utwo dukoko yaguye nk'ahantu ku meza aho ari gukorera cyangwa se no ku kindi kintu cyose, nawe ukagikoraho. Wamara kugikoraho ukikora mu maso, ukikora ku munwa, ukikora mu mazuru, ubwo ngubwo ushobora kwandura iyo ndwara
bitewe n'aho hantu wakoze hari handuye. Ari nacyo gituma ziriya ngamba zose mwumvise zo kugira ngo abantu bakarabe n'amazi meza n'isabune, cyangwa se ababishoboye cyane cyane bagakoresha na ya mazi arimo alcohol n'isabune, ku buryo umuntu aba azi ko akarabye uwo muti wishe agakoko kose kaba kari ku mubiri. Ikindi n'izindi ngamba murazizi, harimo kwirinda kugira ngo abantu begerane cyane, baba bari ahantu benshi icyarimwe, kuko byongera amahirwe yo kugira ngo umuntu abe yakuvugisha niba yanduye akaba yayigutera. Ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Daniel Ngamije. Ni gute twageze hano? Ni gute umuntu umwe yabyutse mu gitondo nk'uko bisanzwe akajya mu kazi ke ka buri munsi, maze igihe runaka akaza kwikora ku mazuru cyangwa se ku munwa cyangwa se akarya ikintu runaka, icyo gikorwa yakoze mu masegonda make cyane kikaba kirimo gutuma amamiliyoni y'abantu mu Bushinwa no mu bindi bihugu ku isi uyu munsi bahumeka bihishe, kikaba kirimo gutuma magana y'abantu uyu munsi bapfa buri munota, ibihumbi by'abandi bakaba baryamye mu bitaro. Imijyi yahoze igendamo amamiliyoni y'abantu uyu munsi ikaba nta muntu ukigendamo. Isi ikaba ikeneye hafi miliyaridi y'amadolari yo kwifashisha mu buvuzi. Byanyuze mu yihe nzira ngo uyu munsi tube turimo kuvuga ibi ngibi? Bwana Arnaud Fontane ni umushakashatsi mu by'ibyorezo, akorera mu kigo cyitwa Institut Pasteur i Paris mu Bufaransa. Ni kimwe mu bigo bikomeye kuri iyi si mu gukora ubushakashatsi ku byorezo no kubirwanya. Le lundi 30 décembre, en regardant kuwa mbere ku itariki 30 z'ukwa 12 2019